Reka mbanza ndi kubaza Marie-Reine na Muhire wamenye ku Isimbi TV nabo mwakuye uyu munsi sha waba relating good icyo kiroroshe cyo nahita gisubiza n'anasinzi hano kwibeshya ushobora kubamo nabuze niba Marie-Reine na Muhire bo ku Isimbi TV ngaba turicaranye muri Canada uko nababonye ni ku masanze ndibuka ko igihe Muhire yarwanaga twari muri cyagiye couples separating akona kandi nuko tutakavuze inshuro nyinshi cyane ntabwo twarabivuze ubu twari turi muri ya state mamurano kamuga ati we birangira ubu yadai byararangiye urumva n'ubundi namubwiraga ati as a sister to you Ngiye kubaha ikaze kuri With The Sisters twizere ko mumeze neza aho muri hose hatandukanye mu mpande zose z'isi tumeze neza turashima Imana ubuzima bumeze neza uyu munsi nk'uko mubibona ntabwo ari njyenyine twagira umugisha wo kwakira abatumirwa ndatangira mbaha ikaze karibu kuri With The Sisters nakoze cyane twishimiye kubana namwe nagiraga dutangire twibwira abadukurikiye ladies first okay muraho neza abakurikira The Sisters nitwa Uwera Ingabire Marie-Reine ndi umubyeyi ndi umugore w'uyu mugabo twicaranye nice kanawe abibwira nitwa Muhire Jean Claude ndi umugabo w'uyu mubyeyi ni karibu cyane Muhire na Marie-Reine twishimiye kubana namwe kuri With The Sisters ni iby'agaciro kuba tubafite merci iyi ni couple nziza nzi neza ko abantu benshi bayikunda kandi bari banabakumbuye by the way ndabizi neza ndakeka ko abantu benshi barababonye nanjye ndimo babaherukaga ku Isimbi TV ndumva mwaragiye y'inshuro itari imwe arani mu rugo sabe turagusuhuje turakuramukije sabe ko twumva kandi niba adasanzwe n'abafollowing sabe ni umuntu mwiza we n'abawe bose muze kuri The Sisters kugira ngo mwongere mutubone kuko barabaze baturebe bagira icyo bakora kuri The Sisters kuko The Sisters ni ndumva yaravutse nyuma ya sabe iracyari nshyashya cyane rero sabe uratwumva uko ndabizi uri butubone aho utubonera abawe bose babwire baze kutureba kuri The Sisters kandi barakinga banasubscribe abantu benshi ndabizi bari babakumbuye nanjye hariya niho nabamenyeye like to be honest nababonye watumenye ute nababonye kuri televiziyo none mbabonye face to face amfisi muri Canada kambanze mubaze nubwo twaje ngo tuganire ari wowe watwakiriye ariko reka mbanza ari ndi kubaza Marie-Reine na Muhire wamenye ku Isimbi TV nabo mwakuye uyu munsi sha waba relating good icyo kiroroshe cyo nahita gisubiza n'anasinzi hano kwibeshya ushobora kubamo nabuze niba Marie-Reine na Muhire bo ku Isimbi TV ngaba turicaranye muri Canada uko nababonye ni ku masanze so njyewe mbifata nk'ibintu bikomeye urumva deja tubaheruka muri Kigali none mwicaye muri Canada nyuma rero yo kubaha ikaze kuri The Sisters nagiraga twiganirire ku rugendo rwanyu tubanze duhere ku rugendo rwo kuza muri Canada duhere kuko mu by'ukuri wenda hari abatarabashije kubareba ku Isimbi nk'uko twabivuze mwatumiriramo muri makeya inkuru yanyu yakoze ku mitima ya benshi inkuru yanyu y'urukundo inkuru yanyu y'urugendo rw'ubuzima mwatumiriramo muri makeya kwihuse dushaka kunyuramo Voilà.
inkuru yacu musiyari hashize imyaka 5 Irashize aka kanya. ko 30 z'ukwa 10/2020 ubwo impyiko ya Mariya yagiye mu mubiri wanjye. Mariya yampaye impyiko 2020 imyaka 5 hanyuma ku itariki 30 z'ukwa 10 nyuma y'umwaka. Hashize n'imyaka 4 tubana, hanyuma ku itariki nari kuvuga mu kwa 5/2022 tubyara umwana. Ameze neza ubwo rero urumva dufite inkuru yo guhana impyiko, tukagira inkuru y'ukwe, Inkuru yo y'umwana. kubyara, inkuru yo kuza muri Canada, inkuru yo kwigurira Misiri. Izo nkuru zose rero turazinyuramo. Inkuru y'icyo twakoraga mu Rwanda. Aha. Tukagira n'indi nkuru y'icyo turi gukora. Turicaye ari kubyumva byose turabinyuramo, ariko ni ibintu bishimishije cyane muri couple iri special itangaje. Urumva ngo murahabwa igikora mu bwiza zidakora. Rero biza bityo 2019 ndabimenya, hanyuma 2020 birakomera kandi twari mu bihe bya Covid. Rero icyo gihe hari mu kwa kabiri nibwo byamenyekanye. Muri 2020 cyangwa muri Gashyantare 2020. Hanyuma rero iyo umuntu arwaye impyiko iyo cyarifende n'ibyinshi bishobora guterwa na stress, bitewe n'umuvuduko w'amaraso cyangwa n'ibindi. Ntabwo ndi bujye mu cyasiteye ahubwo ndajya ku nazikize cyangwa nk'uko nazigiye. Iyo umuntu arwaye impyiko ni urugingo ruba ruri hano hafi y'umugongo. Rero uba ufite ibimenyetso bigiye bitandukanye guhumeka nabi, amaguru, ariko nabyo bigatera n'ibindi birimo umuvuduko w'amaraso na stress. Rero muri Covid aho burayi icyo gihe nari ngiye mu nzego n'ibana Kigali, hanyuma wabaye rero ngereza kubwira abantu abo twakoranaga ibyo nakoraga, hanyuma bakabwira abandi muri yanjye neza. Ariko icyo gihe mu Rwanda bari bataratangira kugura abantu ibibazo byinshi kugeza ko bagize umwaka urenga cyane 2023 Nakora transplant. nuko kubasimburiza impyiko. Rero icyo gihe byasaba kujya hanze no muri Covid, byari ibibazo kubera ko indimi zagendaga nashatse ibitaro mu bihugu n'icumi byinshi bigenda byanga i Burayi, Amerika, Aziya. kubera ikibazo cya Covid. Nyuma rero naje kubona ibitaro, hanyuma ibitaro iyo bibonetse biba bishaka amafaranga, bigashaka nyine na raporo yerekana ko urwaye muganga, ariko ukaba ugomba no kugeza n'umuntu kubera ko ntabwo babuza. Ubwo rero umuntu w'impyiko ari Irene yari ari kuri lisi twarahuje. Icyo gihe mwarakundanaga? Igihe twatangira kurengana byo gukundana byerekana, ariko nabyo reka tubiho gake. Twahuye muri korali gatolika, twahuye kuri korali rero ndangije segonderi icyo gihe nari muri korali, nari mvuye muri segonderi nize muri seminari, twaririmbaga muri korali yitwa Melomani yashinzwe na Kizito Mihigo. Rero kumiriza paruwasi nari ndimo nawe akava kwiga akaza kuririmba korali, turasombana kakaweti tubishe byavuye muri Kakaweti.
rero twarutse ku nkuru ya kurwara ibitabo byo Misiri byaratwemereye biratubwira bati tuzaguha ibaruwa igufasha gusaba viza hanyuma uzazituye turihuta turagiye natujya mu Misiri abo baravuze Misiri bavuga icyaro gusa Icyongereza barakivuga ariko bashaka icyaro ubwo rero twaragiye tumarayo amezi abiri bagiye ari mu Kwakira itariki 20 tuvayo kuri 26 z'ukwa 10 byagenze neza ikikora Mariya yakora kora neza cyane hanyuma dusubira mu rugo dushimira Imana urwo rugendo rwo kugira ngo se ndumva nyine yego urabyihutishije n'urugendo rurerure ntabwo twajyamo byose muri detaye ariko kugira ngo impyiko y'umuntu ikure n'iyundi watubwira muri make urwo rugendo cyangwa Marirene niba yatubwiraho kugira ngo tubashe kumva ukuntu impyiko yawe yahuye exactly n'iya Muhire ibyo cya mbere ni ugushaka kw'Imana kuko ntabwo wobyuka mu gitondo ngo udeside ntabwo uvuga ngo njye ndashaka ko impyiko yanjye ihura n'iya runaka cyangwa se runaka ushobora no kudizayaringa ko umuntu ukunda umuha impyiko bikanga ugasanga ntabwo muhuje amaresistance mufite mu mubiri ntabwo ari amwe nibayimuha kundi iyo bayimuhaye irarejectinga ishaka kurejectinga kuko ni école étrange bije mu mubiri numva umubiri urayirwanya rero kuvuga ngo murahuje ntabwo mbyinjiramo cyane kuko sindi umuganga ariko ibyo bansobanuriye nuko iyo resistance cyangwa kurwana no kuyica kuko ni nk'ikintu cyakwinjiyemo kinjiye mu mubiri ubwo utakimenyera utari yego rero ubwo bubasha cyangwa umubiri wawe kubirwanya iyo buri hasi nibwo bavuga ko muhuje impyiko icyo ni kimwe icya kabiri urumva harimo ese muhuje group sange amaraso arahuye ko iyo nk'amaraso adahuye icyo ni kimwe ubundi bita birejeje yego icya kabiri hari amacells bareba utuntu twinshi iyo ni kote imwe yo kureba niba bizanashoboka icya kabiri kiba kigoye ni ukureba ese wowe bagiye gukuramo iyo mpyiko uhagaze ute mbere na mbere nta ndwara ufite kuko niba ufite izo ndwara deja kukuramo impyiko bigabanya bisa naho ari nko kwendereza umubiri wawe n'ubundi umva ko wendereza kandi nawe yego ububasha bwa rero niba bawendereje kandi nawe uri weak cyangwa utari forme birakudestabiliza nawe ujya hasi kurushaho rero urumva yego ntabwo babikora yego nubwo basanze urwaye diabete ntabwo wakwemerera kuyigira urwaye sida wajya kuyanduza mugenzi wawe hari indwara ibintu byinshi bareba ko n'umubiri hari ukuntu bawu stress cyane cyane tuvuge nk'uruhago bakareba ese niba gukuramo iyo mpyiko isigayeyo izabasha gukora aho ebyiri yego kuko urumva ni nk'uko tubifate byoroshye ufite amaso abiri urareba ufite ijisho rimwe still urareba ariko iyo urebesheje ijisho rimwe hari imbaraga irindi risaba kuko niba umeze gutya warebaga hano n'aha kote nini hano ntabwo hareba birasaba ngo usige guhindukira understanding tubifate nk'uko n'umubiri hari effort zirenzeho ariko zigiye gitoya kugira ngo umubiri wiyadapte kuri changement yabayemo rero urumva ibyo byose barabireba bakareba ese uzabasha kuresista nkawe ubwawe icya kabiri wowe bazayiha ubundi izagira ikimumarira ntabwo nyine bavuga ngo biragenda kimwe nuko hari igihe nk'abateye imbere tuvuge nk'aho muri Canada ushobora kuyitanga volontairement kandi nuko ufite ugiye kuyiha cyangwa uzi n'uyirwaye nk'uko dutanga amaraso nk'uko dutanga ibindi ukavuga uti ukagenda kwa muganga ukavuga ndashaka gutanga impyiko ukayitanga bakayikuramo bakayibika hazabona umuntu uyikeneye kandi bihura bakayigura urumva ushobora no gushaka kuyitanga ariko uba ushaka kuyiha mudahuje icyo gihe hari igihe bayigukuramo bakazajezeshanja bakayiha uwo babona
mwahuza na wa wundi nawe bakayiha undi. Urumva tuvuge nk'urugero, njyewe n'undi nari porte volonté yo kuyiha Muhire, bashaka gukora ibyo bizami bakabona hari ukuntu tudahuje, ariko hari undi murwayi nawe twahuza, nawe ufite undi murwayi badahuje ariko wahuza na Muhire bakazeshanja. Yego, urumva tout est possible, byose biba bishoboka iyo ufite uwo mutima, iyo ushaka kubikora. Urumva detaye mo imbere hari izo arrangement zose zibamo, hari ibyo byose birashoboka. Icya mbere ariko iyo ugize amahirwe ugashaka uwawe ushaka kuyiha birahura, uba hafi kurusha. Ndetse ko no kwa muganga buriya amabanga y'isaba menshi bashaka no kubikwemeza ko biri true, ariko bo babizi ko nimugerayo bari bubigesha, ariko nibaza ko babanza akenshi barabibabwira, ariko kwa muganga c'est possible cyane ko baba bari kurengera ubuzima bw'umuntu, ariko ntekereza ko ibyo byose bagerageza barabivuga ariko n'izo option ziba zihari kwa muganga. Nyine iyo uhageze uri muri iyo condition ibihari. Impamvu ndi kubivuga nuko hano ku isi cyangwa abatwumva ushaka kuba urwaje umuntu urwaye impyiko, nicyo tuba twakoreye ibiganiro. Ushaka kuba urwaje umuntu ukareba ukavuga uti wenda njye naragenda gerageza nsanga ntiduhuje, ntabwo muhuje ariko izo option zindi zirahari. Yego, baza muganga nyine mu gutanga impyiko habeho baza muganga kugira ngo udasubira inyuma kandi hari uwo bari kuramya. Muhire hari cyaragiye kongera ibyo Marina yaravuze, nashaka kongeraho ibijyanye no gutanga impyiko. Turi muri Canada ni igihugu cy'ubuvuzi buteye imbere, dukurikije n'iwacu duturuka. Rero nagiye muri hopitali ubu baracyahindukira abaganga. Hari umuryango hano organization yitwa Transplant n'ihuriro ry'abantu bagiye ariko n'abazi ushinzwe gushishikariza abantu bitabiriye nanjye kugira ngo nanjye neza ko kwamamaza mu cyangwa nta kibazo biba bikenewe. aha ngaha umuntu uwo ari we wese bigamije kumugusha bitagendeye ko mugusha uko bigenda. Marina yarabivuzeho gato kugira ngo amagambo make n'abanyarwanda ngiye benshi bagiye barwanya usanga bakeneye abantu babona impyiko ariko ubona rimwe na rimwe iyo ushaka impyiko hano hari igihe ushobora kuba imyaka 5 cyangwa 10 ukora diyalize 5 kuzamuka. Rero hari igihe bagukonseye ko uramutse ufite umuntu w'impyiko ushobora no kumara umwaka umwe bagahita bayikora, kubera ko iyo umuntu agiye kwiga ako kanya bahita bayikora. Ariko icyo nashaka kugarukaho ni uko umuntu wese yamenya icyo uzaba ni ubushake, nk'uko umuntu atanga amaraso ushobora kuyitanga hanyuma ugakira ubuzima. Buriya diyalize ni nziza ariko ubu rero turashishikariza diaspora gutanga impyiko nk'uko Marina yabivuze. cyane ubutwari bukomeye nubwo turi kuvuga ngo nk'uko abantu batanga amaraso agutwaye n'impyiko. Erega ubusesi bimeze neza nta kibazo nabyo uburwayi kubaza urumva ukagira impyiko ebyiri, wowe wadesize ute kumva ko ugiye gusigarana impyiko? Ese wari utiha siranse yo kuvuga ngo nzaba mu mpyiko yanjye imwe nzaba, wumvaga mu mutima wawe utekereza iki? Wumva ibyo bintu wabitewe n'iki? rero icya mbere reka mbanze ngusubize, ubundi kubaho nuko waramutse. Iyo wabyutse ngo wizera kuri bugeze indi saha iri buze paka mu gitondo n'ejo ugatanga indi randevu ukabaho. Rero nabyo naragiye ndabanza ndasoma avuga abantu batanga impyiko gute. Umva aho wenda barebye ikiganiro cya mbere barabyibuka, ngiye kuyimuha nuko nabikoze joking cya kidding, turimo murwaje ndambwira umurarya ejo impyiko bivana aho ngaho, ntabwo urembye, nunaremba ugakenera impyiko nzayiguha, bijya abanza iby'uyu munsi gutekereza ibyo. Yego, ariko nyine iryo jambo bajya abanyarwanda baravuga ngo akarenze umunwa karushyiraho amagara, akarenze impinga cyangwa umunwa bara. Rero urumva naragiye nyuma mbitekereza, ndavuga ubundi harya navuze ngo
ubundi nabikora. bamaze kumukonfirima nyine ko akeneye guhabwa Oya urumva nabimubwiye muri job, ariko nyuma ufirame ziri uko ajya kwa muganga takubona ko nyine nibyo bari kumusaba ko n'ubundi naramurwaza. Ndangije nza kwibuka ko navuze ngo nzamukiko, ndavuga harya ubundi rya jambo nawe ubundi bwa mbere uwo munsi nabyibutse iryo joro ngiye kuryama ndi gusenga kumwe turi Imana ibyo wakoze ibyo wavuze ibyakugendekeye neza, nibuka ko navuze ngo natanga impyiko, mbwira Yezu buriya nubona bizakunda cyangwa bikenewe nzabikora. Rero urumva nabyo navuze niba atari njye wa mbere ugiye kubikora that possibility irahari. Ikindi cya kabiri cyankuruye urumva ubwo ibyo byatumye icyitwa risike cyose kiba zero ndabinetralize. Ikindi cyamfashije cyari gikomeye ni Muhire, ko Muhire ntabwo narebaga abantu bamuri inyuma nuko adakunda kubivuga, reka mbere mubigire. Muhire akunda gufasha abana, akunda gufasha abana, we n'undi umucuti wacu cyane ukomeye bafatanyije gutangira organization y'abana yitwa Love the Kids Rwanda. Amagodago nayizi ko ariko ndabivuze. Ni ikintu cyiza nta mpamvu yo kugihisha Rwanda. Urumva rero muri iyo organization ibamo abana benshi bafashwa cyangwa bafashwa kwiga, kubakura mu muhanda, kubakura advocacy. Urumva rero Muhire yarabikoraga. Abo bana koko njye na Muhire twakundanaga nyine tugendana, iyo yagiraga nk'ikibazo gikeneye ko abo bana bafashwa kuko harimo abakobwa akenera nyine help y'umukobwa cyangwa se umuntu binekinga nabo yaramamagaraga cyangwa akaba ari bibafasha nyine kuri iyo side. Urumva rero bari banzi ko ubundi baravuga ngo n'abana ba Muhire n'abana, ubwo nanjye nkiyumva. Rero icyo gihe byari bitaraza cyane, ntabwo nari ndi involved ariko atari cyane. Numva rero njye warwara. Ikindi cya kabiri cyankururaga cyane, nibukaga Muhire uhetse abana 100. Numva nkavuga ese buriya Muhire bibaye ngombwa ko ataha cyangwa se adahari, aba bana byababwira icyo azahita bamwe abana bamarire Nyagasani, kuko anarwaye cyane nabyo byari birimo. Ni kimwe mu bintu byamuruye cyane, kuko ndibuka ko arwaye cyane mu bwoko ndusabira umuntu urembye cyangwa se urwaye. Nabwiraga Imana basigirira bari abana bose bamuri inyuma. Iyo turi nk'abantu bemera, hari igihe wibutsa Imana imirimo y'umuntu cyangwa ukibutsa Imana uvuga ati reba iki Nyagasani tutaba. Urumva nicyo cyajemo kikamotiva, avuga bari abana njye nyine sinabashobora, I know myself, nshoboye kubagirira gutya ariko ibi ntabyo nshoboye. Icyo nacyo kiri mu bintu byamotivaga cyane kuba navuga ngo let me go. Ariko nyine na simply umuntu ukunda icyo gihe bitari biri that much as today. Yego ko uyu munsi noneho turakundana byuzuye, icyo gihe nyine byari ugukundana turebana niba bizashoboka. Bitari na cyane twarashwanaga umwaka agenda n'ukagenda. Oya niyo mpamvu bagikunda ntawe uti ibyo byose ntabwo nzi neza ikizavamo. Noneho ikindi kirenzeho buriya ni uko sinzi impamvu tutakibuze, ariko ubwoko tukije muri uyu munsi. Ndibuka ko igihe Muhire yarwanaga twari turi muri cya gihe couples separating. Ako kandi nuko tutakabuze inshuro nyinshi cyane ntabwo twari twarabivuze. Ubu twari turi muri ya state mwamurana ukavuga ati we birangira uya byararangiye. Urumva n'ubundi namubwiraga ati as a sister to you. Tugendeye kuri bino bantu bavuga byo kuvuga ngo nta mugore muzima ukiboneka, nta urugo ruzima bigoye, ariko ngendeye kuri histoire yanyu ntekereza ko urugo nta nicyo rwababwira, nta nubwo rushobora kubananira. Oya erega hari ibintu abantu bitiranye, urugo ntabwo rwatunanura kuko buriya iyo ni histoire imwe. Ni nk'uko bavuga ngo ufite ibaze y'indabo nyinshi iteretse muri salo, buri wese aza akareba. Ntabwo bivuze ko iyo salo imeze gutya, inatatse gutya, irimo icyo kurya. No,
buriya icyo ni kimwe mu bigize urugo rwacu nta nubwo tugitindaho kuko icyo cyarabaye n'igihe cyacyo and then kirakomeye ni trésor iri hariya kuba ufite coffre fort irimo ikintu ntabwo bivuze ko itajya yivuna just icyo nashaka kugusubiza ibyo ntabwo bikuraho daily life ya couple kuko couple ibamo ibintu byinshi couple ibamo ibintu byinshi umuryango ugira ibintu byinshi uramanuka ukazamuka ntabwo njye na Muhire twabura kurakarana turarakaranwa nkamuganira ukaniye muri salo kuma mu cyumba cyangwa nanjye ndahukanira mu cyumba usigare muri salo nyine pour quelques minutes kugira ngo ubanze ufate souffle uvuguti nkane deal with this mu minota ibiri usubire imbere ya Muhire wabaye umugore yego cyangwa nawe akavuga ati kambe ngumye muri salo ugiye gusinzira mbanze nongere nshaka imbaraga zo kuza kugushushuka voilà urumva ni byiza you are queen but kuri queen cyangwa se ari king ntabwo bivuze ko muhora muri pana hatwe niko babivuga Yezu wecha ariko nizeye ko bivuze neza hari igihe kigera mukajya ku rugamba hari igihe kigera mugasohoka ukajya kudirima ibyo mwumva kimwe hari ibyo mutumva kimwe mugomba icy'ingenzi ni za ndangagaciro mwubakiye urugo rwanyu ubuzima bugakomeza ni impamvu nari mbivuze ni ukubera abatwumva uriya abantu batureba atazagira uvuga ati njyewe ngo kubera ko oya akavuga ati njyewe none ubu njyewe nagwaye n'urwara none uri kundeba nabi urwo rwararutanze ariko nyuma yaho agomba kukureba nabi igihe ibintu bitagenze neza cyakaguha igitsure ukakosora imiterere yayo kubaho igihe ni uko nyine yari inkuru yubakiye urukundo rwanyu ibyo ari byo byose iri mu bigize ndetse ni inkuru yanyu ari mazibangana ni inkuru y'amateka ntituzanabura kuyivuga tuzahora twibabaza n'igihe cyose mujye mubitwihanganira ni ikintu nyine umuntu wese ahita yumva kimukushije ku mutima ariko ntarakirwa nk'icyo ngicyo nanone ko ndibuka ko nyine umunsi tubabona mujya gutanga ikiganiro hari harimo n'amakomanteri menshi mbonereho no kubariza mu bibazo babajije abantu hari abantu benshi bibazaga ese Marlene yakwemera ibintu ko buriya bishobora gutuma atabyara ndibuka ko no mu kiganiro wavuze ko na mama yabikubajijeho uyu munsi rero nanjye nicyo kibazo nashakaga kubabaza nyuma y'izo komanteri n'icyo kibazo kirimo byagenze Imana irabumva Imana yarabumvaga yihesha ikuzo rero dufite umwana mwiza w'umukobwa Maximile yabivuze nuko abica ku ruhande avuga ngo itariki atavuze ariko kwa gatanu yego Imana yaduhaye umwana mwiza cyane mwiza umukobwa mwiza ikindi navuga nibaza ko abantu benshi bafite amatsiko nyuma yo gutanga impyiko no kuba iri mu mubiri wa Muhire ese ubuzima n'indi challenge wahuye nazo ndavuga mu buzima mu myubakire y'ubuzima bwawe nta bundi burwayi wagize nkoresha check up buri kabiri mu mwaka inshuro zose nagiye rwose bambwiye ko ndi mu rugendo nta n'agake kavuye urumva Yezu aracyabikora neza umva sava ndaryama byose bisanzwe rwose kereka mbere kuririmba nibyo byamvuna kumva nakoraga umwuka nkumva ariko n'ubu ngubu nyine ubwo icyo kigero ndiho nicyo nishimira ubwo nta cyahindutse nta na kimwe byose cyava uruhande rwa Muhire byifashe gute nyuma yo kugira impyiko 3 muri wowe barabikurikirana hanyuma bagaca muri kera biragenda bikereje
turashima Imana. ntabishimwe kamwe no kugira ngo duhumurize n'abantu urabizi abakunzi benshi abantu baradusengeye hari igihe wenda bashaka kuba baranakubuze baraduha amakuru yawe urabona hano muri Canada no mu Rwanda hari benshi batamenya amakuru yawe ariko wenda bashaka kuba batamenya ubuzima bumeze gute ariko mwakwiye ko bimugeze arakomeje n'amacekapu avuga ibintu byinshi nabaza ibibazo igihumbi ubu ngubu ndumva ntibifite byinshi ariko ntabwo byose nabibariza hano nagiraga mutubwire wenda urugendo rwo kuva mu Rwanda mugera muri Canada mutugireho muri make byaje bikera kugira ngo n'abantu baba barabuze mu Rwanda bajye bamenya uko byagenze Canada yaranyuze n'ibintu rero amaze n'ibindi aracyari mushyashya n'abandi Ni ikipe y'amaboko. abantu bageze aha ngaha babizi abandi nabo babizi ariko ubuzima bwarangiye n'ishuri abantu bakabyiga sosiyete nshya ururimi rushya abantu bashya ibyo nshya hari ibintu byinshi ariko uko iminsi igenda amagiye rero iza icyo gihe hari abantu bake twatuziranye abantu bari bakeneye kumenya nabo bagenda bamfasha kwiyumva nagerageje ibishoboka byose n'urugingo rwanjye mariya ntabwo byari byoroshye byari byiza rero amaze amezi abiri arakora hano ntabwo dufite abakozi b'abaturage hano ubwo tugifasha abantu muri Canada ariko turi kugerageza ubuzima buragenda neza twasuye kumva bacu Merci ko watumye nyine ibyari kubifata amezi 6 bihita bimfata icyumweru kimwe wumva nyine no kugira umugabo w'umukanadiya n'umunyarwanda ko iby'umunyarwanda byo bisize i Kigali bagabo muri Kigali n'umudesida kuza muri Canada bizaze mwakuye amaboko ko mu mifuka murafatanya iga guteka utaraza wige gufasha umugore wawe niba ari gukarabya abana uze kubakarabya nawe adahari umenye ariko ibyo nta nubwo bikwiriye kwigirwa muri Canada ni Kigali mubikora nicyo nangiye kuvuga Kigali babikora juste ni byiza barabikunda abonye bafashe kumukarabya kumukoresha amahoro tukatubaye challenge abagabo muza kureba iki kiganiro mwubatse mufite abana wandike ubwo turabimenya uvuge ngo nakarabije umwana wanjye 2 cyangwa 1 cyangwa 0 turebe iyo ntuza uri mu Rwanda pourcentage ubahe mu mukoro bazi bagende batry ariko ntabwo kamwe mu Rwanda nyine se wabikora se habaye oya babikora ariko byagakwiye ko nyine babikora n'umwana akakubona ko I know anyway mwabwira abanyarwanda abantu babakunze bakabakurikirana mu buzima bw'ubuzima mwagize iki gisubizo pe ndabashimira n'umushinga abantu kubera ko iyo umuntu urwaye arashimira turabashimira bakorera baduhaye inkunga amafaranga n'ibindi n'abashakanye imbajije umugore n'abantu bato bari abantu bamfashije kurusha n'ibindi hari abandi bagizwe cyane kuri mama bana kuri Nagirane hanyuma dukeneye famiye twashyikirijwe abana barabishyiranye
bagira leta bagira n'abandi babona na top 3 bivuze ariko ni benshi rero abanyarwanda turababwira ko tuzi baje muri Canada turi twavuze ko navuze pe ariko akakuri ku mutima icya mbere turabashimira ni mwadutumiye ikindi cya kabiri nk'uko twabivuze ariko twabivugaho cyane wumva urugendo ruba ari rugari hari igihe mugirininga nka famiye mukavuga muti turashaka iki turifuza iki wumva twarafatanya amaboko turavuga dukora iki twisanga nyine ubuzima bwatwerekeje aha muri Canada yego urumva turi kurwana n'ibintu byinshi kwiyintegra kubasha kureba uko ubuzima bumeze rero n'abandi bari aho bafite ibyifuzo byinshi famiye nshyashya abajene make n'abandi mwese yeza abaho umugisha kandi abakomeze mu byo murimo abifuza kurushinga mukomere kandi ntimubeshyanye ko kubeshya ni bibi ntacyo bigezaho nicyo kibi cy'ishumuryango ukiraho sorry kuvuga nta kibazo ntaza kubirengaho kuko wari uhageze mu Rwanda ni iwacu turahakunda niyo mpamvu n'ibihabera tubikurikirana cyane yego sometimes iyo ari ibibabaje natwe biratubabaza njyewe personnellement iyo mbona abantu nyine barubaka urugo ariko ukabona ko babikoze mu mikino birangirira mu mikino nyine urugo ntari ku rugo nagiraga aho hantu tuhagaruke ndagireho niba ari inama watanga ariko byihuse wenda utarumvisha inama za nyirakenge abashe kumva hari ijambo rimwe rinjemo uri kubivuga ngo sinzi ntabwo ari umugani ariko ni ikigereranyo nta muntu usonga ubugari akina kuko iyo ufashe ifu n'amazi ukabihuza buriya n'abana bato twakinaga iyo wafataga ifu n'amazi ukabihuza amazi yarashyushye ntushobora gukora ngo bigaruke ntabwo ari poroje winjiramo ngo nuyisohokamo aba ari we wenyine igiraho ingaruka wowe abana wabyaye abaturanyi n'igihugu mujya kurusha abantu mwongeramo divorce kubera iki tumaze n'iminsi urabona hino saga iri hanze ntabwo twabura kubivugaho trending natwe biba byatugezeho ibi bintu bya Vestina buriya aho ari ntabwo muzi sindamumitinga ariko ndende ibiganiro byabo ariko Vestina ikintu namubwira ntabwo ari umwana n'abantu bibwira ngo ngura umwana no nta mwana ushaka Vestina nunyumva cyangwa nubona ibindi kukubwira uzagende wicare mu cyumba cyawe gifunge nta muntu uhari wibwize ukuri uko kuri uzibwiza ukaguhereza Imana ukareba muri mirwari uzasohoka bari ukora niba ari ugufayitingira urugo rwawe fight for that niba ari ukuvuga ngo ibi bintu sepamwa bikora ndetse ko kuri njyewe cyo niyemeje Rwanda nacyo kereka kiri bunyamburuzi kuri wowe wenda hari ukuntu abantu nyine bagira side ebyiri bamwe bavuga ko divorce yes ushaka kuyikora abandi bakavuga no divorce ni ukaganira njyewe kuri njyewe ikintu mbona nk'icyaha ni ukwiyahura kandi mbere y'uko urengera urugo rwawe ureba niba nta bwiyahuzi burimo niyo mpamvu namubwiye ngo genda mu cyumba cyawe banze kubwiza ukuri mubanze mutegura inzira ujye gutarira icyo kirahure cyitwa urugo uzi neza ko nta binyerera mu ntoki ubwo n'ibindi birenze ibyo ngibyo muzaze turi hafi gukora agacano tuzabibaganiriza yego dufite byinshi turi kwigaho muri ubu buzima hari abatoya baturi inyuma twasangiza ibyo dufite abaturi imbere twigiraho voilà kandi urabona ntabivamo ntabishobora ahubwo si ko watinze
urakoze cyane ariko ndavuga we muhindu mbana gucuza umwuka nshuti yanjye no ariko rega yo byinshi urakataje amazi bajye bazambira ibwira yego nuri ngenda gushimira cyane ibyo nakoze cyane niba arakansigaranye ku mutima rwose kavuge ubundi tugana ku musozo hanyuma turasoje imenya n'ibindi bifuza serivisi y'ikoranabuhanga isaba ko abakiriya rero byinshi ni online ni digital marketing ariko digital marketing abantu benshi barayikora kandi is a side za business ushobora gukora ugakora n'ibindi ahubwo utaraharenga aho ngaho bityo uratwihutishije cyane wari uvuze ngo ipaki ugomba kwipresenta neza ku buryo umuntu wifuza kumenya gusa ibintu ukora gute ariko banatwereka muri message niba koko babikeneye ibyo bintu kugira ngo utace kizatwicaza hano tubidetaye kuko iyo business se ushobora kuyikora uri no mu Rwanda ahantu hose urayikora yego umva gukora digital marketing wamamaza ibiriho ukabikoresha and then buri wese akiyumviza bitewe nuko tuzabijyamo hanze cyane tuzanye kuyidetaya neza abantu n'ibyerekezo yanayipininga hariho nimero yacu na WhatsApp abashimiye cyane rero tugana ku musozo ni kuri mwakoze kubana natwe kuri Microsita yego mu minsi mike twongera kubahamagara tugakomereza ndamusuhuza cyane uzaza bahari Yezu abaha umugisha n'abemera ari abaha umugisha n'abatemera Imana Yezu abaha Imana ibaha umugisha murakoze cyane.